Muraho mwese bakunzi ba Trumpet TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku bagore badasanzwe ku isi. Ese waba warigeze kubumvaho? Niba rero utarabumva, iki nicyo gihe cyo kubumva. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese utarakora subscribe kuri channel yacu kuba yakora subscribe, agakora na like ndetse na share kugira ngo ibyo dukomeje kubategurira byose bibagereho. Yitwa Michael Ruffinelli, akaba ari umunyamerikakazi utuye i Los Angeles w'imyaka 46 y'amavuko. Uyu akaba yarahawe igihembo cy'umugore ufite ancient cyangwa se mu rukenyerero harehare ku isi muri World Record Academy. Michael umukobwa usanzwe mu buto bwe, gusa ku myaka 22 nibwo byaje guhinduka. Ubwo yabyaraga umwana we wa mbere, hanche ze zatangiye kubyimba ku rugero rukabije. Kuri ubu bimusaba kurya kalori zigera kuri 500 ku munsi kugira ngo yumve amerewe neza. Gusa uku kungana gutya bidasanzwe ngo bishobora kuba biva ku ndwara yitwa lipoedeme iyo igeze ku rwego rwo hejuru. Yitwa Xi Jinping. Uyu akaba ari umushinwa w'imyaka 56 y'amavuko. Mu bihumbi 2013 akaba yaranditswe mu gitabo cya Guinness de Record ko ari we mugore ufite umusatsi muremure ku isi, aho umusatsi we ungana na metero 5 na santimetero 63. Akaba yarashyizeho n'umukozi ushinzwe kwita kuri uyu musatsi we kugira ngo ukomeze umererwe neza. Uyu akaba ngo yaratangiye guhagarika gukata imisatsi ye mu 1973 aho yari afite imyaka 13. Yitwa Njoti Amge, akaba ari we mugore muto cyangwa se mugufi ku isi, aho apima santimetero 62 n'ibice 8 ku biro 5. Yavutse ku itariki 16 ukwezi kwa 12 1993 muri Napur mu gihugu cy'Ubuhinde. Akaba ari umuhanzi, gusa yavukanye indwara yitwa achondrophasie, ni indwara ifata amagufwa igatuma atabasha gukura neza. Yitwa Charity Pierce, ku myaka 38, akaba ari we mugore munini ku isi, aho apima ibiro 346. Gusa kuri we ngo ahorana ubwoba ko ashobora kuzagira ikibazo cy'umutima cyangwa se kubera umubyibuho we akaba yagira ikindi kibazo bikaba byamutera gupfa ari mu buriri. Gusa uyu mugore we n'umukunzi we Tony w'imyaka 22 ndetse n'umukobwa we bagerageza kumufasha kugabanya ibi biro kuko ngo bimugora no kuba yakwijyana mu bwiherero. Gusa we inzozi ze ni ukuzakora ubukwe akaza yambaye ikanzu nziza kandi anigenza, akarara anabyina ijoro ryose dore ko akunda injyana y'umuziki wa country. Undi yitwa Julia Gnus. Uyu akaba nawe ari umugore ufite tatuwaje nyinshi ku isi, dore ko ngo uyu mugore nyuma yo guhura n'uburwayi bw'uruhu bukamutera inkovu nyinshi, mu rwego rwo kugira ngo azihishe yashyizeho amatatuwaje menshi ku mubiri, dore ko 95 ku mubiri we byose huziyeho ankle cyangwa se tatuwaje. Uyu mugore akaba yaravuze ko bumwe mu buryo bwagufasha kwiyakira na tatuwaje zirimo, akaba ari nayo mpamvu yakoresheje uburyo bwo kwishyiraho tatuwaje kugira ngo yakire umubiri we wari wuziyeho inkovu yari yaratewe n'uburwayi bw'uruhu yari afite. Yitwa Mandy Selassie, akaba ari we mugore ufite amaguru manini ku isi, dore ko apima ibiro 95. Ibi ngo yabitewe n'uburwayi yavukanye akiri muto buba mu maraso, ariko uburwayi ngo ntibukunze kubaho. Abaganga mu rwego rwo kumurinda kugira ama infection bakase kumwe mu kuguru kwe, gusa nyuma ukuguru kwaje kongera kubyimba. Gusa kuri we yizeye ko wenda hazaboneka ubuvuzi bwahashya burundu iyi ndwara ye. Hakaza undi witwa Kashi Jang, akaba ari umugore ufite mu nda hato ku isi. Yavutse mu 1937 avukira mu gihugu cya Amerika. Uyu akaba ngo yarakuze akunda ibintu by'imyambarire by'imideli by'amakanzu mato cyangwa se afata mu nda. Ibi byatumye biharanira, dore ko mu nda he hapima santimetero 38 n'igice kimwe. Yagiye anagaragara muri za filime nka Grandmaster 2 ya Matthew Banner.
undi yitwa Barbie Humaine cyangwa se igipupe cy'umuntu. Amazina ye ni Valeria Lukanova, akaba ari umunya-Ukraine w'imyaka 23. Akunda cyane igipupe cya Barbie gikunda kugaragara muri cartoon z'abana. Kuri we inzozi ze cyangwa se ibyifuzo bye byari gusa nka Barbie. Yakoze uko ashoboye kose kugira ngo agerageze gusa n'iki gipupe, dore ko byamusabye gukorerwa chirurgie plastique zirenga 100 cyangwa se kubagwa birenze 100 ku mubiri we kugira ngo ase n'iki gipupe cya Barbie. Hakaza uwitwa la femme vampire cyangwa se umugore w'ivampire cyangwa se umugore uteye ubwoba kurusha abandi ku isi. Amazina ye ni Marie Jose Cristina, akaba ari umunya-Mexicaine. Uyu nguyu yisongesheje amenyo ye ndetse anashyira n'ibyuma bya metalike mu gahanga ke kugira ngo arusheho gusa ni vampire, ndetse anashyiraho na tatuwaje nyinshi ku mubiri. Yigaragaje bwa mbere muri Salon d'Expo ya 3 mu gihugu cya Venezuela. Kuva ubwo ikinyamakuru cyo muri Venezuela aricyo ITN nibwo cyatangiye gutangira kumwibazaho ndetse no kumenyaho byinshi. Uyu mudamu ngo nyuma yo gushaka umugabo ariko urugo rwe agahuramo n'ibibazo ndetse no guhohoterwa, nyuma byaje kurangira atandukanye n'umugabo we, nibwo yatangiye guhindura uburyo agaragaramo. Ibi ngibi akaba yarabikoze mu kwerekana ko ari umugore ngo ushoboye, ufite ububasha ndetse n'ubwigenge. Nyuma y'ibyo ariko akazi ke gasa nk'akaba ari umwavoka, akaba ngo anarengera abagore bahura n'ihohoterwa mu ngo. Undi yitwa Claudia Marie. Uyu akaba ari umugore ufite mu gituza hanini ku isi cyangwa se ufite amabere manini ku isi. Kugira ngo agire aya mabere rero ntago byamworoheye kuko byamusabye kwibagisha, akoresha amashiriji plastique kugira ngo agire igituza kinini kinatangaje. Gusa ngo kuri we biramushimishije kandi ngo nta kintu mutwaye, kimugoye n'icyo kimwe cyonyine ko ari ukubona imyenda imukwira. Gusa ngo ikintu kimunezeza ni ugusangiza amafoto abafana be ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha, abereka cyangwa se abasangiza uburyo yishimiye iki gituza cye. Murakoze rero abakomeje kudukurikira muri iki kiganiro tugiranye, naho ubutaha ngusaba wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, ukore share na like kugira ngo ibyo dukomeje kubutegurira ni byiza bitazabacika. Eri Ishimwe Vanessa hamwe na Warden the Great. Murakoze.